ni nyuma y'uko umwe atwaye igihembo cyo kugira alubumu nziza y'umwaka, undi nawe agatwara igihembo cyo kuba umuhanzi mwiza w'umwaka. Bruce na The Ben bongeye gukozanyaho, buri wese yirata ibigwi nyuma y'ibi birori byari byitabiriwe n'imbaga nyamwinshi. The Ben na Bruce Melody bongeye gukozanyaho ubwo hatangwaga ibihembo bya Isango na Muzika Awards mu birori byabereye muri Camp Kigali mu ijoro ryo kuri wa 21 Ukuboza 2025. Bruce Melody yegukanye igihembo cy'umuhanzi ufite alubumu y'umwaka, naho The Ben we yegukana icy'umuhanzi mwiza w'umwaka. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Bruce Melody yaciye amarenga ko hari bagenzi be bakeneye guhabwa ibihembo, nabo utubati twabo tukagira ibitujyamo. Ati ibikombe maze kubigwiza mugende murebe, n'abandi mubahe, n'abari bafite duke duke babahe, abantu bafite amajage n'ibigobori mu kabati bamanure bashyiremo ibihembo. Nyuma y'iki kiganiro n'abanyamakuru na Bruce Melody, abanyamakuru babajije The Ben niba yaba ari mu bo yavugaga muri iki kiganiro, ashimangira ko niba yabivuze yiganiriraga. The Ben yagize ati icyambere ntekereza nuko ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu Bruce Melody byamufata nk'imyaka 10 kugira ngo agire ibihembo natwaye. N'umuhanzi mwiza ariko ajya yibagirwa ko ndi mukuru. Hari ibihembo nabonye mbere yuko atangira umuziki, hari ibyo nabonye akora, hari n'ibyo ndi kubona uyu munsi. The Ben yavuze ko Bruce Melody ibyo avuga kenshi aba atebye. Ati ndabizi ko abivuga atebye, nanjye yego simba nkomeje 100% ariko nzi ko abizi neza. Mu kanya Melody avuye hano aravuga ati nabo bandi bafite uduhembo dukeya babagabanyirizeho. Ubwo se we yishongoragaho? First of all, I think ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu, I think Melody byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo ageze ibihembo. Honestly, shout out to Melody. He's a great artist, and I think has a, you know, decoration zimugize ziramukwiriye. But I think ajya yibagirwa ko I'm his big brother. Hari ibihembo nabonye way before he even started. Hari ibyo nabonye even when he was actually working. Hari ibyo ndikora n'ubundi now right now when he's actually present. So I know ko bivuga atebya, and of course I don't mean 100%, ariko nziko he knows better. Aba bahanzi bakomeje guhigana ubutwari, byitezwe ko bazahurira mu gitaramo The New Year Groove kizabera muri BK Arena ku ya mbere Mutarama 2026. Ni igitaramo byitezwe ko bazaba bahanganiranamo bishakamo uhigundi mu kugira abakunzi benshi. Hagati aho ngaho njye mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ni nuko nanzuye. Mukomeze mugire byiza kandi mwibuka kudukurikira umunsi ku munsi, mutibagiwe kudufollowinga. Ndavuga gukanda subscribe niba utarayikora. Ibuka kandi gukora share ku nshuti zawe, abavandimwe ndetse n'abakeneye iyi video. Ibuka gukoza igikumwe cyawe kuri like. Imana ibarinde. Hasta la vista.